Mwiriwe neza, twongeye kubaha ikaze bakunze ibiganiro tunyuza hano kuri The Health Olivier. Ni iby'agaciro ko mudukurikira hirya no hino muri benshi. Nibyo koko ibingibi bibafasha kubona amakuru ndetse n'inama bitandukanye ku bijyanye no kugira ubuzima bwiza. Rero tugarutse kugira ngo tubigishe ibyo mwari mwadusabye ko twabakoreraho ikiganiro ku ngingo twari twatangiye kubigisha cyangwa se twabigishije ijyanye n'uburyo bwo kuboneza urubyaro cyangwa se family planning. Rero twari twahereye ku buryo bwa kamere cyangwa se twakita natural method, kuko usanga hari abantu baboneza urubyaro mu buryo bibagoye cyangwa se barahisemo uburyo badakunda cyangwa se ubwabo batishimiye. Bikaba byaratewe n'uko batari bafite amakuru ahagije cyangwa se ubumenyi buhagije ku buryo bugiye butandukanye dukoresha tubonezamo urubyaro. Niyo mpamvu rero twabateguriye iyi nyigisho ngufi kugira ngo mubashe kugira amakuru ahagije ku buryo bugiye butandukanye bwo kuboneza urubyaro. By'umwihariko tukaba turi buhere ku buryo bwa kamere bwo kuboneza urubyaro. Rero usanga abantu benshi baragiye bahitamo uburyo bwo gukoresha uburyo bw'igihe kirekire cyangwa se gukoresha tuno dupira two mu kaboko n'utundi dupira two mu mura, bitewe n'uko batari bazi ko habaho n'uburyo bwa kamere bwabafasha kuboneza urubyaro. Rero nabateguriye inyigisho aho tugiye kwigana uburyo bwa kamere. Muhawe ikaze. Reka nizere ko mwakurikiye ikiganiro cyabanjirije iki ngiki, kuko bagenzi banjye babasobanuriye ku bijyanye n'uburyo bwa kamere bwo kuboneza ukoresha urubyaro. Rero ubwo buryo bwa kamere ndabibutsa ko budakoresha imisemburo. Ni ukuvuga ko ntabwo dukoresha ibijyanye n'ibinini cyangwa se ngo dukoreshe inshinge cyangwa se ngo dukoreshe udupira. Uburyo rero nk'uko mubwumva ni uburyo bwa kamere, ni bwa buryo budasaba imisemburo, ahubwo ni uburyo budusobanurira igihe cy'uburumbuke ndetse n'igihe kitari uburumbuke. Rero ubwo buryo tugiye guhera ku buryo bw'urunigi cyangwa se cycle bead. Byashoboka ko ari ubwa mbere wumvishe tuvuga uburyo bw'urunigi, ariko dukunda kubivuga ahantu henshi, cyane cyane igihe dutanga inama cyangwa se ubujyanama ku bijyanye no kuboneza urubyaro. Rero ndaje kugira ngo dusobanukirwe uburyo bw'urunigi uko bukoreshwa, cyangwa se mu cyongereza tuyita cycle bead. Urunigi rero tugiye kurwigana nk'uko murureba aho kuri screen yanyu. Tugiye kurwigana tubasobanurire uko urunigi rukora, kuko iyo urukoresheje neza bigufasha kuboneza urubyaro bidatumye wirwa ujya kwa muganga kwiteza, cyangwa se ugasanga wishe randevu, cyangwa se ugasanga n'ubwo buryo ukoresha, tuvuge niba ari ibinini bikuguye nabi, tuvuge niba ari agashinge kakuguye nabi, tuvuge niba ari agapira kakuguye nabi, ugasanga uhorana ikibazo nko kubabara umutwe n'ibindi. Ariko uburyo tugiye kubigisha bwo kubara urunigi ni uburyo bwa kamere, kandi n'izo ngaruka zose tumaze kuvuga nta ngaruka n'imwe uhura nayo. Uru runigi rero nk'uko murubona kuri screen yanyu rugizwe n'amasaro 32. Ni amasaro atandukanye, ni ukuvuga ngo amabara y'aya masaro aratandukanye. Tugiye kwigana aya masaro, twige n'ukuntu ugenda wimura ako kameta muri kubona kuri iryo saro ritukura. Tugiye kugenda twigana uko bimura iyi mpeta, ndetse twigane n'aya mabara icyo agiye asobanuye. Ndabibutsa rero mbere y'uko twiga urunigi, nizere ko mwese muzi iminsi igize ukwezi kwanyu, nizere ko muzi iminsi igize ukwezi k'umugore, kuko ibingibi nimuba mutabizi ntago byatuma umenya urunigi tugiye kwiga, kandi uramutse utayizi neza ntago wakoresha uburyo bw'urunigi uboneza urubyaro ngo tuvuge ko ari uburyo bwizeye kuri wowe.
Ndabibutsa rero ko iyo tubara iminsi igize ukwezi k'umugore duhera kuri wa munsi umukobwa cyangwa se yaboneyeho imihango, tukayivuga ko ari wo umunsi ubanziriza ukwezi. Wa munsi waboneyeho imihango niwo munsi ubanziriza ukwezi kwawe, ukabara ukageza ku munsi ubanziriza imihango ikurikiyeho. Ni ukuvuga ngo ubonye imihango uyu munsi, ubonye imihango uyu munsi, urahita ufata uwo munsi wandike ya tariki ko ari wo munsi wa mbere ubanziriza imihango, ukomeze ugenda ubara imihango irangire, ukomeze ubare. Noneho ubutaha nubona imihango uhita ubara wa munsi wayibanjirije, uhere kuri wa munsi wayibonyeho kugeza kuri wa munsi wabanjirije imihango ikurikira. Iyo minsi irimo hagati niyo igize ukwezi kwawe k'umugore. Rero kugira ngo umenye niba guhinduka cyangwa se kudahinduka, ubibara byibuze mu gihe cy'amezi 6, ukagenda ureba ya minsi yagiye igira ukwezi kwawe, ukareba kitahindaguritse cyane. Reka twigane rero uko twaboneza urubyaro dukoresheje uburyo bwo kubara urunigi cyangwa se uburyo bw'urunigi. Nk'uko rero urunigi murubona kuri screen yanyu, hari aka gafureshi kerekana aho tubara twerekeza cyangwa se uko dufata urunigi rwacu mu ntoki tugenda twerekeza. Ni ukuvuga ngo aka gafureshi niko dukurikizaho, cyangwa se niba utari kukabona neza uhera kuri hahandi uragera ku mabara y'umweru vuba, ubara ugenda werekeza aho uragera ku mabara y'umweru vuba. Rero nk'uko mubona uru runigi rwacu dufitemo isaro rimwe ritukura. Iri saro rero ritukura ryerekana umunsi wa mbere ubanziriza imihango cyangwa se umunsi wa mbere waboneyeho imihango. Iyo ubonye imihango mu mukobwa cyangwa se mugore, uhita wimura rya saro aho ryaba riri hose ukarizana, uhita wimura ya mpeta aho yaba iri hose ukayizana kuri iri saro ritukura. Mbisubiremo, iyo ubonye imihango uzana ya mpeta, tuvuge n'ubwa mbere ugiye kwiga kurukoresha, urazana ya mpeta ushire kuri iri saro ritukura. Ni uwo munsi ubanziriza imihango. Mbibutsa ko ugenda wimura impeta uyishyira ku isaro rimwe ku munsi. Ntubyibagirwe, ukibuka kwimura iyi mpeta, ariko byashoboka ko byakubaho ukabyibagirwa. Ni byiza ko umunsi wimuye impeta cyangwa se umunsi waboneyeho imihango cyangwa se umunsi iyi mpeta uyishyize kuri iri saro ritukura, nyamuneka andika iyo tariki kugira ngo umunsi uzaba wayibagiwe byibuze ubare iminsi iyi mpeta ugende uyishyire ku isaro rigezweho uwo munsi. Ibuka kwandika ku ruhande itariki waboneyeho imihango cyangwa se itariki utangiriye ushiraho aka kameta kuri iri saro ritukura. Mbibutsa ko kugira ngo ube uri eligible kuba wakoresha urunigi cyangwa se wemerewe gukoresha urunigi, nuko ugomba kubara ukwezi kwawe, ukareba ko ukwezi kwawe kuba hagati y'iminsi 26 n'iminsi 32. Niba ukwezi kwawe kugera hagati y'iminsi, ndavuga hagati ya 20 guhera ku minsi 26 kugeza ku minsi 32, byibuze akaba ariyo igira ukwezi kwawe. Niba uri munsi y'iminsi 26, nyamuneka wikoresha uburyo bw'urunigi, kuko ntabwo bwaba buhura n'uburyo wifuza kuboneza urubyaro. Ntabwo byaba ari byo, kuko byatuma usama utabiteguye. Niba ufite iminsi iri munsi y'iminsi 26, wikoresha uru runigi. Kandi niba ubara ukabona ukwezi kwawe kurenga iminsi 32, ukurikije igihe watangira imihango kugeza igihe uzabonera imihango ikurikiyeho, ukabona iminsi yawe iri hejuru y'iminsi 32, nyabuna wikoresha uru runigi. Ni ukuvuga ko abantu tugiye kwigana uru runigi cyangwa se bazakoresha uru runigi ni abantu bagira ukwezi kuri hagati y'iminsi 26 n'iminsi 32. Rero reka dutangire twigana uru runigi rwacu tureba hano kuri screen, twige uko tugenda twimura aka kameta
twige aya mabara atandukanye icyo aba asobanuye cyangwa se icyo aya mabara atandukanye avuze, ndetse kugira ngo igihe uzaba ugeze muri aya mabara, igihe uzaba uhageze wimura impeta, umenye icyo asobanuye, umenye igihe wasamira, umenye n'igihe utasamira. Niba ushaka gusama bikubere uburyo bwiza bwo kuba wakoresha usama, ndetse niba utanashaka gusama bikubere uburyo bwiza wakoresha uboneza urubyaro. Nk'uko tureba urunigi rwacu kuri sikirini, iri saro ritukura twabonye ko ari ryo saro dushyiraho aka kampeta igihe tubonye imihango. Rero ugenda wimura, twavuze ko kwimura werekeza ahangaha uragera ku mabara y'umweru vuba, cyangwa se ugakurikiza kano gafureshi gahari kabigaragaza. Rero ugenda uwo munsi wa mbere waboneyeho imihango, urashiraho kano agasaro kuri no bara ritukura. Nk'uko turi kurireba ni ibara rimwe riri kuri uru runigi, ni ibara rimwe ritukura, ni isaro rimwe ryonyine. Ushiraho iyo mpeta, tuvuge ubonye imihango uyu munsi, urategereza umunsi wire washyizeho iyo mpeta. Ku munsi ukurikiyeho urimura ugere kuri ibara ry'ikijuju cya mbere. Ku munsi wa gatatu nabwo ukomeze gutyo, ku munsi wa kane ugende wimura, ku munsi wa gatanu wimure, ku munsi wa gatandatu wimure, ku munsi wa karindwi, gutyo gutyo urajya wimura isaro rimwe ku munsi, cyangwa se impeta urajya wimura inshuro imwe ku munsi. Rero tubara byibuze ko umukobwa amara iminsi 7 ari mu mihango, nk'uko aya masaro y'ikijuju ya mbere abigaragaza, ni iminsi y'imihango. Umunsi iryo bara ritukura cyangwa se iryo saro ritukura ni umunsi wabanjirije imihango, ibyo bijuju bikurikiyeho ni ya minsi uramara mu mihango. Rero iyi minsi uba uri mu mihango tuyibara nk'aho ari iminsi utasamo. Rero iyo ugeze hano kuri iri saro rya 8, ubwo tuvuge ugeze ku munsi wa 8, tuvuge wenda imihango yarangiye uri muri aya mabara y'ikijuju, nta kibazo urakomeza wimpure iyi mpeta. Niba ubona iyi mpeta igeze muri aya mabara y'umweru, pay attention cyangwa se byiteho cyane, kuko ni ya minsi usama, ni ya minsi twita fertile, ni ya minsi usama. Ano mabara y'umweru ni iminsi ugeramo ugasama. Biba bivuze kwitwararika, kuko iyo udashaka gusama iyi minsi ubujijwe gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se wanayikora ukayikoresha ukoresheje uburyo bwo kwirinda. Tuvuge urugero, ushaka kubonana n'umufasha wawe ariko mukambonana mukoresheje agakingirizo kugira ngo udasama. Aya mabara y'umweru uko abigaragaza ni amabara menshi. Rero aya mabara asaba kwitwararika kugira ngo utaba wasama inda utayiteguye. Aya mabara y'umweru rero ni amasaro 12. Rero muri aya masaro ugomba kwitwararika, mbisubiremo, ni cya gihe uba ufite amahirwe menshi yo gusama. Rero niba unakoze imibonano mpuzabitsina, gerageza wirinde, ukoreshe nk'agakingirizo cyangwa se ukoreshe imibonano mpuzabitsina ikingiye kugira ngo udasama. Rero iyo tuvuye muri aya mabara y'umweru twinjira mu yandi mabara y'ikijuju akomeza akagera kuri rya saro ritukura. Ariko aya masaro y'ikijuju arimo hano haciyemo ibyiciro bibiri. Hari icyiciro cya mbere hakaba n'icyiciro cya kabiri. Ibi byiciro bitandukanwa n'iri bara ry'ikijuju kijimye kirimo hagati. Rero aya mabara ndenda ngo tuyige ku buryo buri wese abyumva, kuko twabonye ko uyu muntu ukoresha uru runigi agomba kuba ari hagati y'iminsi 26 n'iminsi 32. Rero aya mabara y'ikijuju ari hano, iki kijuju kijimye kirimo hagati kibitandukanya, cyerekana aho iminsi 26 igarukira. Nk'uko twabivuze, umuntu uri munsi y'iminsi 26 ntago yemerewe gukoresha uru runigi. Rero amabara y'umweru yo wayarangije, nk'uko twabibonye, kugenda wimura impeta kuva kuri rya saro ritukura waboneyeho imihango, ugenda wimura impeta imwe ku munsi. Iyo ugeze kuri aya masaro y'ikijuju urakomeza wagera kuri iki kijuju kijimye. Bivuze ko niba wabonye imihango utaragera kuri iki kijuju yijimye, iminsi yawe iri munsi y'iminsi 26. Nyamuneka ntabwo iyo iminsi yawe iri munsi y'iminsi 26 uba wemerewe gukoresha uru runigi. Bisubiremo,
iri bara ry'ikijuju ryerekana ko niba ubonye imihango munsi y'iri bara ry'ikijuju kijimye, nyamuneka iminsi yawe ni migufi. Iminsi yawe iri munsi y'iminsi 26, kwezi kwawe kuba ubwo kuri munsi y'iminsi 26 wikoresha uru runigi. Niba urenze iki kijuju kijimye ukaza muri ibi bijuju byo hejuru ukabona imihango, nta kibazo. Ukwezi kwawe kuba kwarenze ku munsi wa 26 ukagenda ukageza hagati y'iminsi 32, uba wemerewe gukoresha uru runigi nk'uko nabibasobanuriye. Nizere ko namwe muri kubisobanukirwa. Rero ibi bijuju byo hejuru iyo uboneyemo imihango ushobora kubirangiza utarabona imihango, nawe ntabwo yemerewe gukoresha urunigi. Niba urangije urunigi rwose ukaruzenguruka ukagera kuri ibi bijuju ukabirangiza utarabona indi mihango, nyamuneka wikoresha uru runigi. Rero byashoboka ko waba ubona imihango uri muri ibi bijuju birangira. Niba ubonye imihango utararangiza bino bijuju biri hejuru y'ibara ry'ikijuju kijimye, imururuni akanigi kawe cyangwa se agasaro kawe ukazane kuri rya bara ritukura. Niba wabonye imihango uri hejuru y'iki kijuju kijimye, hita ufata ka kameta ukazane. Twabonye ko umunsi ubonye imihango uhita ukazana kuri rino bara ritukura. Nizere ko mubisobanukiwe rero, ariko kugira ngo ubimenye neza ibi bintu nuko kugira ngo utazabyibagirwa uyu munsi wibagiwe kwimura kameta cyangwa ugashidikanya ko ushaka kuba utakimuye, nyaboneka andika ya tariki waboneho ya mihango kugira ngo nubyibagirwa uzahita ugaruka uyirebe, ukomeze kubara ya minsi yawe mu buryo bwizewe. Mbibutsa ko uburyo mushaka kubukoresha cyangwa se niba ubwize ukabona ni bwiza kuri wowe bwabasha kugufasha, genda kwa muganga mu kigo cyo kuboneza urubyaro. Iyo wahisemo gukoresha buno buryo bw'urunigi bararuguha urunigi ukabicyura iwawe mu rugo ukajya kurukoresha. Murakoze rero, njye mwabanye muri kiganiro nitwa Janviere nk'uko mumaze kumenyera kuri iyi muyoboro. Nanjye ndi umwe mu bagezaho ibiganiro bibafasha kugira ubuzima bwiza. Rero murakoze, iki kiganiro muzagishikirize n'abandi bashaka kumenya uburyo bakoresha baboneza urubyaro. Rero mu biganiro bikurikiye muzakomeze mubikurikirane, nzabigisha n'ubundi buryo bwose muzi n'ubwo mutazi ku bijyanye no kuboneza urubyaro. Rero murakoze, mujye mwibuka gukanda subscribe, munakunde ibiganiro byacu kugira ngo n'abandi babashe kubibona. Murakoze cyane.